nubwa nyuma mvuze kuri iyo dosiye namwe ntimuzongere kuyimbaza ibisigaye no gukora gusa byagize ingaruka nyinshi urumva abantu bose nageraga nk'ibiganiro ntacyo bintwaye ubumenyi mfite nabuhawe na leta ku buntu sibyo kuba naravuga kuri cana imwe nkajya ku yindi umuntu abinsabye nk'ubu maze iminsi bampamagara nkabibabwira nariko nkurikije ibitutsi by'uriya muntu sinzi abamutumye nkagabanya icyo ni igihombo bakagombye kubanza bakamfasha umuntu ushaka ikiganiro cyanjye abanze amenye aho uriya muntu antuka aturutse n'abamukoresha nitumara kumenya iyo nuza nababwiye ko nko mu kwa mbere nibwo nshobora kongera nkaba nkisanzura ntago nzikunda ngo mvuge ngo ibyanjye byose bizaba kuri Karegeya Omar Pano nabandi nzabaha ariko iriya yari nk'agasopa kuko urumva umuntu agaturuka ikantarange akagutuka atakuzi mutangana mutararagiranye mutariganye akaguhindura zeru we kandi wari ari hanyuma yakitso gusa icyo nemera cyo abamukoresha ntaho bataniye nabo icyo cyo narakivuze we nicyo ngicyo nzabazwa icyo yewe hari n'igihe hari na audio zigeze kumvikana avuga ko mwashobora kuzaza kwiyamamaza ntago wavuga ngo umuntu araspekira niba intara imaze gutakaza guverineri n'abameya barenze kimwe cya kabiri cy'uturere tugize iyo ntara habarimo ikibazo ubishaka utabishaka wabica iruhande kirahari. Yes, reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar Pano, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Tubaha ikaze ku makuru n'ibigano tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana namwe ari nako twongeye kubana kuri kamera na mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste kuva kuri Karegeya Omar Pano. Ntangire musuhuza, wiriwe neza Karegeya? Mwiriwe neza Jarasi, mwiriwe neza n'abakurikiye Karegeya Omar Pano. Nishuti abavandimwe ntabwo si hirya si hino ntabwo na kuba hajya hazamo agatotsi ntabwo ari ibirenze ariko nzi neza ko benshi tumaze kuba umuryango mugari hari n'abatangiye kunsaba ko twakora groupe y'abakunzi b'iyicano byose tuzagenda tubira kuko iyicano yavutse ku bushake bwa benshi ntabwo ari ku bwanjye. Nsuhuze rwa Mihare Jean de Dieu abantu benshi bashobora kumenya uyu muntu byabagora amamagaye mu kanya ariko ntabagoye ni uwitwa Bonome ukunda kuririmba indirimbo zijyanye nuko byari byifashe ziri mu buhamya bwo mu gihe cya Jenoside yamamagaye ambwira ko ari umufana asanga nanjye ndi umufana we ubwo mu basitari tugize muri uno muryango Bonome araje hari sanzwemo na Tom Close na Prince Kid n'abandi bazagenda baza. Hari undi muntu wakuntumyeho nawe fisi waramuzi arambwira ati nta muntu ni sawa ninde umuhanzi witwa Majid Black yes aranampamagara kenshi nibyo uyo twakoze ikiganiro ubwo nawe ni karibu mu muryango. Hari undi muhanzi nawe wampamagaye ejo bundi twakoze ikiganiro nawe gukurikira amakomenti nkeya kandi yaragiye kujya no muri Trace Bruce Melody yawe reka nawe akurikirana yes ariko na n'iyicano yacu nshyashya arize so rero nibyo gushimirwa nubwo haboneka abaca intege ariko si benshi ntago tuzapfa kuzicika abadutera akanyabugabo n'abangaba kuba tumaze kugira kuva aho dutangire tumaze kubona abasabu ibihumbi birenga 8 twatangiye ari igihumbi bigeze mu 8 abari muri Amerika muri Australia ba Edmond abasuhuza ba Jackson n'abandi benshi harimo n'abajemo tuziranye nsuhuza umubyeyi witwa Viviana wo kwa Pasiteri Rugambage bari abantu b'inshuti zacu sinarinzi ko imyaka ye yaba ariko yakoze komanteri mu izina rye anavuga data na mama avuga abashiki banje biganye nawe nanjye bitamwibuka ko yarafite n'abavandimwe so iyicano ni y'umuryango ntabwo ari ugutandukira tugomba kubitwara kifamilia nongere suhuze abantu batuye Masaka ntabwo bambaje uko weekend yagenze ariko kuwa gatandatu ku cyumweru nagiye muri siporo ngiye gusura umuvandimwe twiganye uherutse gutakaza akazi witwa Jean Pierre ndamusura sanga ari n'inshuti ze turasangira hari Masaka
ndataha byaranshimishije cyane kuko numvaga ko uku tubayeho hano hari abandi byonyine umuntu twiganye muri za 89 90 kugira ngo nyuma y'imyaka 30 kugira ngo ube ugifite umuntu w'ibyo bihe biba bigoye kandi nicyo twebwe ikidushimisha ni abantu kurusha ibintu so kuba namenya uko abayeho byari muri cadre yo kumenya ngo ese muri iyo chômage abayeho ate ese niki cyakorwa evo no kumufata mu mugongo ukamutera courage uti courage ntabwo chômage ari wowe wibayeho wenyine so ni byinshi nongere suze bukuru Jean Damascene ni Ucogamo none ubundi naramukunze ira mugabo usuje karera ofete kera bajyaga baca umugani ngo ujya gutuka inka aravuga ngo dore icyo gicebe cyayo ni Ucogamo kubera service bafite sinajyaga nkunda kubivuga bafite na bar ifite ibintu byose urukwavu inkoko n'ibiti bakagira jacuzzi ahantu hari jacuzzi mu Rwanda ni hakeya bakagira sauna massage ikorwa n'abagabo ikorwa n'abagore n'ikorwa n'ibyuma donc bafite byose ariko icyo mpamvu nari bivuze gutyo ari umuntu twigeze kwahura tuziranye Butare ahageze abonye abantu ari benshi abonye muri vestiaire huzuye imyenda yabaye myinshi kuri portemanteau atabantu ko ari benshi ra do nicyo yahagaye ubwinshi bw'abantu kubera ko bahayoboka kandi benshi bari abafana banje bari benshi hari n'abashaka ko tuganira ntibikunde kubera ko rimwe na rimwe nkajyayo barimo basohoka cyangwa bakaza nanjye sohoka so bukuru rero reka musuze noneho mu ntangiriro ariko icyo nashimye nuko ubushize nakunda kubivuga bya bibazo bitarakemuka nkamuvuga kirangiye iyo muhamagaye rero nabwo ahubwo biragaragara ko cyumvuka kirangiza ariko uyu munsi kuba bivuze mbere ntabwo bivuga ngo adabyo azakirangiza yarishimye cyane reka twizere ko byagenze neza yarishimye cyane n'abandi bafatanya bikorwa bataduha commentaire nka Decor sindamenya niba badukurikira kandi n'abantu dukorana cyane na Kotraf ubwo nabo ndabakebuye ariko kuri Kotraf ho kuri ni Face hari Nyarutarama ari umugabo n'ubusanzwe nkurikira nabandi ubwo ndabakibuye nabandi bafatanya bikorwa nabandi barimo guhamagara bari gukomanga bari gukomanga nuko ntarabiha umurongo ariko barahari bazagenda baza umuryango waguke kandi ndabyemera ko uragutse pe ibihumbi 8 mu mezi 2 sibiki nibyo kwishimira bita binyibagiza n'aba control 6 umuntu agenda agira ariko nabo hari icyo nabashimaho ubukana bwaragabanutse burya iyo umuntu yigeze kukwibasira atakubajije none akabageza ahantu ashyira umupira hasi akavuga ati nukomeza nzajya imbere ya kamera nihimure neze mbere yihimuraga ariko nabyo si ibintu nindaho ko harimo isomo ryo kuvuga ngo iyo umuntu atangiye kugushinja ngo abo mukorana nabo turabazi wowe nande abantu bamukoresha nta mbaraga bafite zo kuvuga ngo Karegeye ukorana na bakanaka ngo ibintu bibazwe bambara iki usibye gusebya gusa kuki babivuga gusa batabikoze nigeze mbura ngewe uzi ukuntu byoroshye ngewe naka SMS nditaho ntabwo ntegereza ibipapuro amafaranga ya leta agende oya unyoheze SMS ngo turagushaka hano nkaza ukagenda kabisa suri umuntu se cyane noneho undi wiruhande udafite n'ubwo bubasha ahubwo ngo turabaza abo mukorana yabibwiye abamukoresha bakandeba bakamamagaza cyangwa bakasanga aho bashaka numvise icyo cyemfasizing aho cyane ngo reka ndabyoroshya kuko nawe yatangiye kubyoroshya ntabwo agitukana bya bindi byo kukande bigaragaza ko gushyira umupira hasi ariko ni n'ubwa nyuma mbivuzeho ibisigaye ni ugukora ni ubwa nyuma mvuze kuri iyo dosiye namwe ntimuzongere kuyimbaza ibisigaye ni ugukora gusa byagize ingaruka nyinshi urumva abantu bose nageraga nk'ibiganiro ntacyo bintwaye ubumenyi mfite nabuhawe na leta ku buntu sibyo kuba naravuga kuri cana imwe nkajya ku yindi umuntu abinsabye nk'ubu maze iminsi bampamagara nkabibabwira ariko nkurikije ibitutsi by'uriya muntu sinzi abamutumye nkagabanya icyo ni igihombo bakagombye kubanza bakamfasha umuntu ushaka ikiganiro cyanjye abanze amenye aho uriya muntu antuka aturutse n'abamukoresha nitumara kumenya iyo nuza nababwiye ko nko mu kwa mbere nibwo nshobora kongera nkaba nkisanzura ntago nzikunda ngo mvuge ngo ibyanjye byose bizaba kuri Karegeya Omar Pano
n'abandi nzabaha ariko iriya yari nk'agasopo kuko urumva umuntu agaturuka ikantarange akagutuka atakuzi mutangana mutararagiranye mutariganye akaguhindura zeru we kandi wari ari hanyuma yakitso donc byanteye ntuza ariko n'ubwa nyuma gusa ubwo ndatumikira aba youtubers bandi ibintu byose byahindutse mbere ntabwo nijanaga kujya gutanga ikiganiro ahantu mfite umwanya ntacyo byabaga bitwaye ariko navuze nti uyu muntu reka manze ndebe ngo atumwa nabandi gusa icyo nemera cyo abamukoresha ntaho bataniye nawe icyo cyo narakivuze we nicyo ngicyo nzabazwa icyo ariko gukoresha umuntu nkuriya ntaho butaniye nawe ntago abantu bazima bo gukoresha babuze bo kuzana impagarike n'ubugingo mu banyarwanda ntibabuze bo gutanga ihumure ntibabuze umuntu ugarura ibitutsi bya gishumba banumva rwose nta nubwo naramukanya nawe ariko ubwo bya karagaciyemo ngaho twikomereze bakunze bacu tubakunda santima reka dukomeze tubagezeho ibyatuzindiye yes tubakunda cyane santima kabisa so rero icyatuzindiye cyane ahanini ni uko nagira ngo tuganire kuri ishu nk'ebyiri yego wenda uragira n'ibindi bintu tubwiraho comment bike na bike uko umwanya uri budukundire hari ishu y'umugabo witwa Gakire Fideli umunyamakuru Gakire Fideli ni ishu yatangiye isa nk'iriho igihu cyinshi kubeko bavuga ngo yakuye muri Amerika abandi bataracyariyo abandi batari mageragere niki kibigaragaza niko ko byabaye birebire ndetse na RCS kadekara ivuga ko imufite nyuma yaho habaye byinshi cyane bitandukanye ariko icyari kiriho ubu ngubu nuko yagomba kuburanishwa nyuma n'ubundi y'umwaka amaze muri detention ariko none bikaba byogeye kwegezwa imbere ariko nkaba narumvise amakuru menshi avugwa kuri uyu mugabo ndavuga nti Karegeya ashobora kuba yaduterera imetero akatubwira hari iyo ishu okay urakoze cyane muri dosiye ya Gakire hari ibintu bitatu byose ntari sure by the way hari umuvandimwe mushyashya wambajije kuri cya kiganiro twakoze ubushize kimwe cyarebwe n'abantu benshi ambwira ati ariko se muraspekira mugira gute ndavuga twebwe dutera imetero gutera imetero birangira n'ubundi hari aho zigeze ntabwo biba 100%. Gakire muri dosiye ye havugwamo ibintu bitatu ntabwo turamenya ikiri cyo muri byose. 1 uko bivuga ko yashimuswe akajya muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika akaba yamugejeje mu Rwanda. Indi option ikavuga ko ubuzima bwamunaniye bukamusharirira agasa n'ugira depression indwara y'ubwigunge akabona byarutwa no kugaruka mu Rwanda. Kandi bikavuga ko kuri iyo option bakavuga ko hari inzego zo mu Rwanda zaba zaramufashije kugaruka. Indi ya gatatu bikavuga ko we ubwe yaba yari reportinze gushimutwa kunanirwa ubuzima bwo muri Amerika cyane cyane ko ngo yari yarabuze ibyangombwa definitive ngo buriya no kugira nubwo numvishe muri dossier harimo kandi kantu ndaza kukagarukaho ariko bivuga ko kujya muri guverinoma naho Imana atari amahitamo ye ahubwo byari kugira ngo agire statut ituma aho yasabye ubuhungiro abubona. Muri dossier numvisemo ko ngo yaba yarakira amafaranga ya padiri naho Imana ngo agakora inkuru kirimbuzi niko nayita uko bayisi mwizana amacakubiri ikaba intandaro yo kuba yaba inshuti na naho Imana ngo yamuhaye miliyoni hanyuma ajya muri Amerika nk'ugiye mu mahugurwa agezeyo ari dekarara ariko atinda kubibona muri kwa cyagirahiro yiyasosiyana naho Imana bizamo nayo mapasiporo arizo nyandiko mpimbano zigezweho uno munsi bavuga. Good. Gakire araza ntawamenye itariki yegereye mu Rwanda. Biza kumvikana amakuru twamenye ari mageragere. Uno munsi igihuha cyo kuvuga ngo yagomba kuburana kishobora kuba cyaturutse kurambirwa kwa rubanda umwaka arawurengeje ageze mu Rwanda ariko ntawe uzi suite. Ibyo nabyo bikaza bisa naho bikonfirma bwa buryo yaje kumara umwaka muri detention kuko ubundi iriya minsi 30 yagombye kubivugururwa abantu bakanabimenya
muri dosiye amakuru yasohotse ari Keti Press ari ijwi rya Amerika avuga ko amakuru ava mu bwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge avuga ko Gakire yaba yaraburanye mu rw'ibanze rwa Kicukiro mu kwezi kwa 10 2022 yego bivuze ngo yujuje umwaka. Aho rero tukareba umwaka aho rero niho nkunda gutera imetero nkakubwira ngo bambabarire, nkakubwira ngo polisi ni ya leta, RIB ni ya leta, parike ni ya leta, umucamanza ni wa leta, gereza ni ya leta. Urabyumvise? Kuko kubika umuntu umwaka wose atageze imbere y'ubutabera haba harimo ikibazo. Icya kabiri bakavuga ko amakuru yavuye mu bwanditsi avuga ko ngo bari baramupanze kuzaburana ku itariki 9 z'ukwa 10 2024 yaraje 2022 safe yaragiye kumara imyaka 2. Ibyo nabyo ntabwo ari vuga ngo nuko imanza ari nyinshi, inyandiko mpimbano ntabwo wavugira ngo imyaka 2 niyo cyari cyarapanzwe. Noneho umwunganizi we nawe ubwe basaba ko byakwigira hino, ubu bikaba bivuga ko bapanze ku itariki 5 z'ukwa 12. Nabwo ni kera muri uno mwaka, nabwo ni kera ukurikije igihe amaze. Ariko gutindamo kwe nicyo nshaka kukubwira. By the way gutindamo harimo ibindi bintu byinshi, harimo inyungu nyinshi kuri we, kubanza agatuza kivanamo ubunyamerika agapowa akumva ko yageze i Kigali no kwiga urubanza neza. Iyo mvuze kwiga urubanza ni impande zose, umwavoka we nawe ubwe n'ubushinjacyaha bakagira ibyo bemeranya. Inyandiko mpimbano gishobora no kutazamuhama, ariko urumva zaba yaburanye nyuma y'umwaka aho ukubise wa buferi cyane, sibyo se? Cyane umwana utashye iwabo inyandiko mpimbano simbizi ko inyandiko mpimbano n'ubundi nazo zihanishwa hagati y'3 n'5, ntabwo mbyibuka neza, ariko gishobora no kutamuhama pe, kuko we ngo yarayiguze. Bivuga ngo donc iyo passport y'impimbano ngo yarayiguze, niba ariyo yaziyeho ntabyo nzi, tuzabireba. Urumva urubanza rero mu kwa 12 yazaba amaze mu mwaka, yaba umwere cyamuhama nabwo burumva azabageze hafi muwatse y'icyo yagagombye gukatirwa. Icya kabiri iby'inyandiko mpimbano nk'inyito apana refe, yego na mbere akiri mu Rwanda icyo kintu yigeze bavuga ko yigeze kugikurikiranwaho ku bijyanye na company, niba ari mu by'amafacture bafite company bafatanyije ari nka 3. Icyo gicyo ashobora kuba ngo yarakiburanye na mbere akiri mu Rwanda. Urumva rero bibaye ubwa kabiri, ariko noneho ku nyandiko mpimbano yakorewe hanze, ubwo ni icyaha yagikoreye hanze. Nabwo simvuga ko ari we wayikoresheje, yaguze inyandiko mpimbano, ko niba bivuga ko ari yakozwe na Nahimana, Gakire yaraguze. Ariko ubundi ubwo hashobora kuzamo isubiracyaha. Yego, ariko yakoreye kimwe yagikoreye mu Rwanda, ikindi yagikorera hanze. Yego, kandi kugura ikiri pirate nk'uko abantu bagura permis n'iryo go. Ariko turenze ibyo kuba muri guverinoma ya Nahimana nicyo cyakabaye kinini. Nibyo mpamvu nkubwira ngo Gakire kuba ari mu Rwanda ni inyungu kuri we no kuri community nyarwanda yose, kurusha uko yaguma hanze yitwa uwo muri guverinoma ikorera mu buhungiro ya Padiri Nahimana. Icyo kiraremereye cyane. So na avantage kuba icyo batakizana. Urumva? Kuba icyo batakizana umuntu ari muri guverinoma iropose kwiri mu gihugu kwiri regulier. None yahagera bakavuga inyandiko mpimbano. Izo ni inyungu cyane. Yaragizwe Minisitiri w'umurimo w'abakozi ba leta n'umurimo. Donc urumva icyo ubwacyo, ariko kubera ko nkuko twabivuze, kubera ko yagiye muri iriya guverinoma ari ukugira ngo agire statut yuko yaba ari menace mu gihugu, kugira ngo dosiye ye iremere ntibigire icyo bitanga, mbibonamo inyungu we kuba yaba yakwiripotinga akagaruka. Kuko iyo ari bo bamushimutse, iyo ari inzego za leta zamwifatiye, yagomba kubanza icyo kuvuga ukuntu yagiye muri iriya guverinoma, none nta kirimo. Ukabona ko iyo inzego za leta yazo zamwifatiye, ambasade ikamutrakinga kugeza imufashe ikamugeza hano, icyo kujya muri guverinoma nicyo cyagomba kuza imbere kurusha inyandiko mpimbano. Nta nubwo ntekereza ko hari kubaho iyo tracking kubera inyandiko mpimbano.
ntago inyandiko mpimbano zari kuza muri dosiye ko nakantu koroshye ni nka chèque sans provision tuntu tworoshye nta nubwo wagobye no gufungwa bagobye kuguha igisubitse cyangwa ugatanga ingwate ariko kuvuga ngo wabaye muri guverinoma igira ite ngo y'abanyarwanda bakorera mu buhungiro ariko ukiva mu Rwanda guverinoma pe ariko ukiva mu Rwanda wirengagije ibyo ino leta yagukoreye kuko ndabizi ko bavuga uriya muhungu ngo niba n'uw'inyaruguru bavuga amateka ye ugasanga ahubwo afitanye igihango n'ino leta kurusha none ukibaza ngo ni gute yagiye muri iriya ariko nabyo kuba atongera ngo abibazwe ntawe uhingutse ako kantu muri dosiye nkurikije inkuru nabonye ariyo nasomye kuri Keti Press ariyo numvishe ku ijwi rya Amerika ntawe uvuga ngo mu byakurikiranyweho kuba muri guverinoma ya Nahimana Padre Nahimana ako kantu rero ni inyungu kuri Gakire no kuvuga ngo kuba Gakire bari mu barwanya leta baragufashe guinyandiko mpimba ayewewe ayo namataba ubundi uyu yagombye kuza rwose yawewe yagombye kuza nkaba byamera nka bira byaba Ruseza bagenda n'abasankara kuko muri guverinoma kwangisha abaturage ubuyobozi kugira gute kugambana biraremereye cyane nayo inyandiko mpimbano nabe yiruhukira imageragere nibaze ko nawe raporo yuko abo babanaga muri Amerika bamwe bavuga ko rwose yasaga naho ari deprime yirwa yisomera akantu yiyakira kandi ari wenyine yabuze groupe baba bari kumwe abandi bagiye mu kazi ibyo ubwo bwigunge yari arimo nibaza ko hano wenda arimo araganira na bacyuma n'abandi bantu bari hariya na babamora iki biratandukanye rero kandi noneho inyandiko bimano ni ikintu nta cyaha cyoroha ariko kugira ngo ushinjwe ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyangwa muri guverinoma irwanya leta bakubaraho inyandiko bimano kiroroshye cyane bishatse kuvuga ko ni umukino urimo wajemo wabaye igicuti koroherana yes ntabwo kuba ari hariya simpamya ko kuri we ari igihombo gikabije paraporo yaho yarari uko babivugaho yarari yewe hari n'igihe hari na audio zigeze kumvikana avuga ko ngashobora kuzaza kwiyamamaza ibyo ntabwo ari kubibazwa araruhutse ari hariya ntabwo uvuze ko ari aho abantu baruhukira ariko paraporo yaho avuye paraporo yaho uvuye ushobora kuvuga uti aratuje ari mu gihugu cye abanyamakuru bagenzi be baramusura ntabwo ari kimwe naho yarari yashobora kumara ukwezi nta muntu umubwiye bonjour muri Londres kabisa so noneho iyo yumvise n'icyo cyaha iyo yumvise ngo nkurikiranweho inyandiko mpimbano kandi nari ministre muri guverinoma Nahimana yawe harimo ntuza ndende kuva muri guverinoma irwanya leta waza bakakubwira inyandiko mpimbano harimo difference nini cyane nta nisano bifitanye urumva harimo imiyaga rero harimo imiyaga zawo ubusiyo nakubwiraga one iyo gushimutwa yo ndi kuyibonamo gake ahubwo kuba we yakwiripotinga bakagira ibyo bavugana inzego zikamugeza hano bishobora kuba izo nizo zishoboka gushimutwa ari bitarimo ahubwo ryarungu yari afite bwa bwigunge yari afite akegera inzego kuko yari yakoranye nazo yabaye chief editor ikinyamakuru Ishema cyakoze igihe kinini gikorana n'inzego zo mu Rwanda hanyuma zikamufacilitatinga kugera mu Rwanda akabanza hariya kugira ngo bakarume les esprits nabwo nawe afate kuri local kuko yagiye 2018 yaramaze imyaka 4 atari mu gihugu akabanza hariya nyuma akazasohoka no kugira ngo bagabanye ntuza umwuka muri rubanda nibaza noneho bakamubwira bakamushinja icyo ngicyo cyoroheje ntibamushinje kuba yari kuza kwiyamamaza byose ni icyaha ariko kuba muri guverinoma ukumva ni ibintu boroheje afitemo inyungu ariko n'inzego zifitemo inyungu kuko n'ubundi nta n'impamvu yo guhora mu bintu biremereye cyane so reka dutegereze ntabwo ari kera 5 z'ukwa 12 yes 5 z'ukwa 12 nibwo tuzuba abacamanza ajya ikiruko bakivuyemo nibwo urubanza ruzaburanishwa mu mizi yego ariko buretse nyine Kicukiro muri detention byabaye mugunyu urayizi mugunyu kugihe cyabagashuhe mugunyu ni buturi cyangwa se mu bwihisho iyo case kuvuga ngo yitabye urukiko rwa Kicukiro rwibanze nta wabimenye icyo nacyo ugomba kukimenya kimwe ni nacyo cyatumye haza iyo rumors ivuga ngo ese yarajanywe kuko
urumva ntabwo ari kuza straight ndetse niba yaragiye akiva mu kibuga cy'indege agahita ajyanwa amageragere se oye nyine akabanza ku rukiko rwa Kicukiro ehe amageragere kamemu ntabwo wakohereza y'umuntu utaciye mu rukiko umusandosi abari muri wogo yakaba yari muri kasho ariko urumva urwo rubanza rwa Kicukiro ntabwo tugeze turumenya ku munyamakuru mugenzi wacu urumva inzira byaciyemo nazo zizindi zo guprotectinga amakuru kuri we kuri rubanda n'abandi kwanga ko ibintu bigira kuko n'ubundi ari no muri gereza kugira tubimenye byaturutse sinzi umuntu wakomitse undi munyamakuru bakoranye avuga ati kanaka turi kumwe hano nibyo nakubwiraga ko muri gereza nta wapfa guproteja ibanga barasurwa harimo abafungurwa ashobora kubibwira uzafungurwa ejo hari uwo bari kumwe rero asohotse abwira mugenzi we umunyamakuru ati uziko kanaka turi kumwe uziko Gakire ari hariya tukubitwa n'inkuba urabyumva hariya ntabwo ushobora guproteja amakuru ayo ufite muri wowe ushobora kugira uwo mugani akayamenya ariko atirise kukubona physically gereza buri munsi twigeze kujya kuyisura ku bwa Businge batubwira ati buri munsi buri bagira periode yo kurekura hari abinjira hari n'abarekurwa muri babandi barekurwa rero kuba yagera hanze ati hari hameze atakavuga ati nasize cyuma yarabyibushye nasize Gakire yahageze twari tuzi ko ari muri Amerika niko bigenda ntabanga hari abafasi nibo batanga amakuru ntabanga ari haba kubera ko ntago gereza yamara ukwezi itari kuyabana kuko abantu ntibaba baragereyemo rimwe donc abarangiza ibihano bakarekurwa abo rero nibo bazana amakuru kuko niyaza ngo ajya yirwa ryana uyu abakina aganira n'abandi abari muri activity n'ubundi ziberaho nuko rero twabimenye ariko nyine nibaza ko biri mu nyungu za benshi z'impande nyinshi kuba igihano cye kiroroshye kuba ari mu Rwanda d'abord kuba ari mu Rwanda nubwo atari libre ariko nanone ntabwo ari muri solitude ari ahantu ari n'abandi cyane cyane ko hari yari kategori zose z'abantu zirahari cyane donc ikiragiye nabura nakiriya igihano bazamukatira cyangwa se bakamugira umwere cyangwa bakamugisubitse ariko azaba yamaze kumenyera akayaga ko mu gihugu kavukire nuko mbyumva ntabwo ndi butinde kuri iyi issue kubera ko tuzategereza kuri eshanu nkuko bivuga twumve byose uko bimeze ari metero teyuti kuba ari gukurikiranwaho icyaha cy'inyandiko mpimbano cyoroshye cyane paraporo y'ibyo yakagombye yakabaye kurikiranwa cyangwa ibyo twakabaye twumva umuntu wagiye muri guverinoma itavuga rumwe n'ihari inyito z'ibyaha zagombye kuba ziremereye kurusha kuko biba bishatse kuvuga ko atayemera kandi kuba utemera guverinoma en place ibyo baguhimbira ntuyifurize neza d'abord ntuyifurize neza abayiyoboye yego kandi iyo wiyamamaza uba uri gushaka ngo abakunde yayindi iri en place bajye kuri wowe urumva byanze bikunze bagomba gushakira aho ngaho ariko ntabyo bakoze kubera iki fair play umukino n'uwa gicuti kandi agarutse mu Rwanda ni byiza yes cyane rwose ubwo buryo bwakabaye bukoreshwa no mu zindi kesi abantu bakumva ko koroherana reka mve kuri iyi issue njye niyambukire njye mu ntara ntara y'Uburengerazuba sinzi impamvu ikomeza kugaruka mu itangazamakuru niba ari umwihariko niba ari iki ibintu byo mu Burengerazuba ko bikomeje kuyogayoga Karegeye avuye mu Rutsiro abaje abandi Karongi beguje meya Mukarutesi Vestine nabonye wari umaze iminsi nawe bitameze neza Uburengerazuba bakasuze guverineri Lambert uvuze Uburengerazuba bwatakaje meya wa Rubavu butakaza njyanama yose ya Rutsiro butakaza meya wa Nyamasheke butakaje meya wa Karongi bwanatakaje guverineri ubwo ni batanu byose hasigaye Ngororero Nyabihu na Rusizi nizo zire intact icyo rero ntago muri za metero dutera ntago wavuga ngo umuntu araspekira niba intara imaze gutakaza guverineri n'abameya barenze 1/2 cy'uturere tugize iyo ntara abarimo ikibazo ubishaka utabishaka wabica iruhande kirahari ndabyumva wasanga n'utwo dutatu dusigaye nabyo ari ukugenda ku magi cyangwa ari gufatira ku munwa
so rero intara y'uburengerazuba yarimo ikibazo harya mu mihigo two dutatu twari turi hera imihigo sare uburengerazuba buhora inyuma ariko haba mu mirire haba mu kugira mu mirire niho hantu nzi bijya bigorana cyane ku bintu byo kugwigiza muri drop out hari umwaka bigeze kugira Bineduc ivuga abana batakoze ibizamini bya leta iriya ntara yari iya mbere uturere nka dutatu twa mbere twari twahariye ariko twizere ko guverineri Lambert azagira icyakora reka tugaruke kuri Karongi ariko ngewe natangiye kubibona nari narabivuze bakimara kugira kesi ya Rutsiro itangira mu birombe kuko biriya bintu by'imicanga ntabwo ari Rutsiro yonyine bifata Rubavu Rutsiro na Karongi byanze bikunze harimo aho bahurira kuko uriya musaza uvugwa muri la dossier yeguje njyanama Rwamucyo Juvenal afitanye nuza na Karongi uriya mudamu rero bivuga ko d'abord bari baragiye bamworohereza bashyiramo imiyaga cyane ko nawe ntago yahutazaga hari bivuga ko ari abantu yakingiraga ikibaba cyangwa abantu bakafata ibintu nk'ibikomeye ariko ni mu byoroshye sinzi ngo niba ari gitifu wagiye gukoresha fagitire akavuga ati ongeraho sinzi n'uwagiye kwihakabyizi nawe ati ariko ibyo ngibyo ati mujye yoroshyaga akoroshya hanyuma ibibazo byavuzwemo ni byinshi ari dosiye y'ibitaro bya Kibuye y'uwitwa Rubare Josias wakoze imirimo agatinda bajya kumuca amande intérêt de retard bakabarira kuri dawo ni ya dosiye umuntu asumeta agiye gupigana ariko ntibarebera ku masezerano bavuganye ibyo nibyo Ngoboka yafunzwe yaraherutse kuvuga kuba yarageze n'ahantu avuga ati aba bantu urabareba ukabona batarize harimo dosiye y'abakozi b'akarere bakoze ikizamini baragitsinda bajya mu kazi barahembwa bamaze ibiri mu kazi haje audit basaba muri dosiye yabo urupapuro bakorewe ikizamini nta ruhari babajije akarere bati mujye kubaza Lariga bageze muri Lariga basanga Lariga itegeko rivuga ngo impapuro z'ibizamini ntizirenze iki n'iki umuntu dukoresheje ibizamini araza agatwara amakopi akayashyira muri dosiye y'abakozi mwe mwaratinze turazishyingura abakozi icyo gihe hari hagiyeyo ya komisiyo ya Muganza isanga batagira dosiye itanga raporo ku badepite abadepite basaba Minaroke ngo yirukanishe abo bakozi akarere karabirukana bararega akarere karahanwa babyumva urumva ko bamworoheye Minaroke yari gifitwe na Gatabazi ariko yari amakosa no ryari kosa administratif ryoroshye Karongi ntigeze ibura karibira ntigeze ibura imodoka zizi Masaka kuri Lariga ngo zifata amakopi gutunga umukozi imyaka 2-3 muri dosiye ye hatarimo ikigaragaza ko yakoze ikizamini ngo gitsinde bavuga ko wateruye ukamushyiramo kandi ndungwejoye nta gihamya inteko isabye Minaroke kubirukana na Minaroke isaba Karongi kubirukana bararega baratsinda urumva n'uburangare bwande bwameya ubwo mvuze dosiye ya Rubare mvuze yabo bakozi n'ibindi tuzazana cya gatatu intersection ya Karongi na Rutsiro Ngoboka mbere yuko afungwa gato havugwaga ikibazo cy'umukozi w'akarere niba ngo ashinzwe ibiza ubwo ndaga kupresiza ugenda afata amafaranga mu baturage ageze kuri miliyoni 90 akaba umugabo wande wa vice mayor wa Rutsiro urumva ko bihura vice mayor Rutsiro umugabo we n'umukozi w'akarere ufata amafaranga vice mayor yavanyweho ukubyumva meya ashobora kuba yararebereye iyo dosiye umuntu uvuga gufata amafaranga y'abaturage ari umukozi w'akarere uri meya umukoraho iki wamugiriye inama waramuhagaritse wamushishikarije kwishyura wamubwiye wamukoreye wamuhaye avale ubwo nayita ngwikira si ukuvera ngo afate credit yishyura amafaranga y'abandi ararebera kandi uwo muntu wasanga akiri mu kazi ibyo nibyo Ngoboka afatwa iyo dosiye yarayiriho kuko uwo mugabo yagiye no mu rukiko ngira ngo abanyamakuru bakorana na turiya turere bakavuga ngo ni miliyoni 18 ariko ngo avuga 90 nanjye abampa amakuru bavuga ko ari miliyoni 90
zinakomoka no ku yindi dosiye isa naho itari nziza cyane. Ubwo meya niba yararebeye utu tuntu twose yagendaga arebera kati muca inkoni zamba mwihangane ntabwo ari bibi, ariko nanone mu nshingano nka ziriya yabigoye, ugomba kumenya uko ugomba gutwara ibintu. Tolerance yibaye nyinshi. Yes, yabaye ndende. Hanyuma iba ndende ariko abaturage babihomberamo. Urumva umukozi w'akarere afata amafaranga y'abaturage, iyo akarere kamugumishije mu mirimo bifatwa ko kamushyigikiye. Uri kunyumva? Sinzi aho urubanza rugeze, ubundi ahandi uhita umwikuraho, akarere gahita kamwikuraho akaburana nk'utari umukozi w'akarere. Hari kesi mfite ya Nyamagabe y'umuganga wateye urushinge umugabo umurwayi ahita aremara, yarumuteye ngo mu kibero, ahinduka ikirema ahinduka ikiremba byose nuko atangiye kuburana, akarere kahise kikuraho wa mukozi wateye urushinge. Urumva strategy? Aburana akurikiranwa atari umukozi w'akarere nka individu, kubera ko muri ntuza muri Nyaruguru hari aho byabaye umuganga nawe yangiza umurwayi gutyo, umurwayi ajya mu rubanza aratsinda, atsindira miliyoni 11 zatanzwe n'akarere. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo isura y'uwo mukozi ushinzwe ibiza ufata amafaranga y'abaturage ibarwa ku karere ku mukoresha we. Niba rero wa mudamu mu Karute Sylvestina ibyo bintu yarabireberaga akavuga ati mwihangane ntawe bitabaho, jovebye nk'umuntu, ariko nka meya nanone ugomba guhindura, sibyo? Icya kabiri iyo ntara y'Iburengerazuba by the way n'Amajyaruguru ibintu bibamo byinshi bigende bishingiye ku kintu kisa nk'ironda turere, sinavuga iby'ubwoko nubwo haturitse iby'abakono muri Musanze, ariko ibyo turere bigiye bihaba. Noneho abayobozi benshi ntago bivutse ku bwabo, abayobozi benshi bakagenda byo bakajya babirenza, kuvuga ngo rero ziriya ntara zakunze kugira utubazo abantu bakibona mu turere bavukamo, noneho bibabiza kuzamba paraporo n'abaguverineri bakunze kugenda bagira. Nizere ko honorable Lambert azagira icyo abikoraho cyangwa akagira icyo bitubwiraho. Ariko akanyuma ngomba kuvuga Vestina Meya, dosiye ya Ngoboka iri mu yatumye ibye bihuhuka, abantu batangira gutunga itoroshi cyane, kuko buriya Ngoboka nubwo yari umunyamakuru usanzwe akorera ibitangazamakuru byoroheje, umunyamakuru agira ifasi y'umunyamakuru n'isi yose. Ariko ifasi ya meya ni akarere. Ngoboka rero ubu dosiye ya Ngoboka ntawe itari, no muri Alaska, muri Sri Lanka, muri Costa Rica barayizi cyane, yatumye rero byinshi bijya hanze. Ese Ngoboka yakora gate? Ni ibiki yaherukaga gukora, ni ibiki yaragezeho bituma none akarere kasa nakambaye ubusa. Uranyumva? Mu byasho mishobora kuba byahuhuye kese ya Ngoboka yexpose akarere basi. Ariko ku binyamakuru ubundi se meya murashyira umunyamakuru mu nzererezi kweri, utashizemo uwo byatuma ikigo cyawe kitazabona abajyamo ngo nuko umwumvisha ubuse yungutse ikisi. Nk'ibyo rero urumva dosiye ya Ngoboka yabaye nk'imbarutso, ariko nahoze mvugana na Deus Pierre wako karere. Icyambere inama njyanama yakuyeho uriya mudamu ni inama idasanzwe extraordinaire, bivuze ngo hari akandi kantu kashobora kuba kavutse gashya kari special, kuko iyo ari ibisanzwe bari gutegereza ordinaire. Kuva rero ngo batubije inama igitaraganya yo kugira ngo bavaneho meya, either hari ordre yavuye ahandi hantu, ariko bivuze ngo dosiye yari imaze kwiyubaka ase imaze kwiyubaka. Ibyo byose navuze ukazamuka ukagera kuri kesi ya Ngoboka ugasanga rero hari kandi, cyangwa se hari timu yarimo ikora nkete, raporo yayo yasohoka ikavuga ati are mumwohereze ajye kuruhuka. So reka tumwikufurize rero ku ibiruhuko byiza, kandi yizere ko azabona kandi kazi uko yabonye kariya nakandi azakora, kuko ndabizi neza ko nawe ntabwo ari umuntu woroheje. Yaba meya saraho oya afite handi hantu afite ibindi bintu azabona kandi. Abantu ntibakajye bumva ko buriya ni ikibazo tujya tugira gituma n'abaturage badatera imbere, kubera nuko abameya bagenda babona ibibazo bikomereye abaturage ho kugira babikemure, bakavuga ngo reka nkireke kitankoraho ngo nkomeze mpembwe. Ubitandukanyije no guhembwa ugakorera abaturage, nejo nibyagukoraho ejo wabona kandi kazi. Ariko iyo ugiye ukabirebera ikibazo ukagisiga manda ya mbere ya kabiri, undi akaza nawe gutyo mugenda mugisiga mumeze nk'abacuranwa imishahara,
finally y'akarere mu myaka 20 akarere uko kari kameze ugasanga niko kakimeze ese abakayobe se baba bashimwa nuko bahembwe nicyo kintu ayo wanahembwa kindi wavuze gisa nk'icyabaye umwihariko mu majyaruguru n'uburengerazuba cyo kuba abantu basa nk'abakorana hari ukuntu babiziranye governance ntago wayivanga na finance niyo mpamvu ari impano buriya kera tukigira ababurugumesire batize bizaringaniye abize segonderi abize abafite abakonseye bize primaire gusa no bayoboraga neza kuko icyo gihe nta mafaranga yari ariho bahembwaga abonetse n'igihe bahembwaga ibiryo ariko icyo gihe bayoboraga neza no promoma imishahara yarazamutse imodoka zihenze areba ibyo none yatekereza ati iki kibazo cy'abaturage iki gishanga n'ingisubiza abaturage nyiracyakanyivugana uyu mushahara ni imodoka nzagiye urabyumva noneho akabererekera wa muntu uri kurenganya abaturage watwaye igishanga cya kwezi ibijumba mu nyungu ze kugira ngo adatakaza wa mugati ariko please imigati ntawe itari pe ntago n'abanyarwanda bose ntago baba bameya korera abaturage niba gushima uzahava ubona nakandi ushobora no kujya muri PAM ushobora kujya muri UN ushobora kujya muri ONG ushobora kujya muri bank ariko korera abaturage niko bimeze iyo niyo mpanuro ari bafite ni impanuro ndagira ngo dusatire umusozo wa kino kiganiro yego wenda uraduha comments Yongwe yamaze kugezwa imbere y'urukiko Theogene umunyamakuru mugenzi wacu nawe yagejejwe kandi imbere y'urukiko commentaire ntoya nyuma yo kumva ibyo commentaire ya mbere nuko Yongwe araryoshye mu kuburana ntabwo aca iruhande n'umwavuka yavuze ati uyu muntu ntabwo yigeze atugora yashyiragamo n'urwenya uribuka wa wundi harya ngo ni bugingo nde fraterne uyu yampaye amafaranga ngo mu promoting indirimbo azizanye sanga ntazi kuririmba ati twazishyiraho abantu bakatuvugiriza ari karakaro nagakunze ufate icyo ni ikikwereka Yongwe aratuje mu kuko buriya iyo utangiye esprit d'humour donc urwenya ntushobora kupfa kwizana ku muntu ufite umugaga yego urumva aratuje arirekuye abona ko ibyo yakoze abirimo kandi koko ni avuga ati arangira navuga ati nimujya gufunga abantu ngo abakira abarya amaturo bose ngo bakora icyaha ati murabamara avuga ati bose niko babaho ati nta butike nigeze ntunga nta kenkayori nta farumasi nta alimentation ati bose barya amatungo so rero urumva ushobora kuba rwari ruryoshye ubutaha nzajyayo so rero uburyo yavuze abantu avuga n'umugabo wamuhaye miliyoni 7 ngo abana bakabasengera bakajya muri Amerika niba visa simbizi ariko nyine harimo ubwino vraiment aburana neza kandi shimire umunyamakuru w'inyarwanda niwe nayisomyeho ni inkuru ndende ariko nta kaburamo nakamo abatanga bamwe bose yabavuze uwo munyamakuru ndamushima cyane yatumye mera nk'uwari uri mu rukiko ariko byari biryoshye abahabaye rwose mwabaye mu bintu byiza hanyuma kuri issue ya mugenzi wacu Theogene numvise inyito y'icyaha ngo yahindutse ibyo batubwiraga bamufata sibyo byagaragaye hari mbere bavuga ngo yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'500 ngo adatangaza inkuru yego hari nabikubwiye ariko kudatangaza ntibishobora kuba icyaha ku munyamakuru icya kabiri guhanahana amafaranga keretse ari umuntu yaguhaye bwa mbere ariko ubundi abantu kandi niyo bwaba ari ubwa mbere bavuga uti yaguraga iki provike werekana facts dufite inyandiko cyangwa se mwabivuganye uburyo mushobora kuyahana abantu bahana amafaranga ugiye ufata abantu kubera ko bahanyahanya amafaranga ukayita ruswa twaba twarashize so rero urumva ko mu rukiko byabaye ibindi harya ngo byabaye iki byabaye ngo gukangisha kugira gute gukangisha umuntu kumusebya gukangisha gusebanya none ukishyuza ngo udasebye urumva babihinduye umunyamakuru ngo afungiye kudatangaza yawe izo tudatangaza uko zingana uri wumva avuga iza siporo se numva ngo amarozi mu makipe na Miss Rwanda nayimenyesha ubundi zagumaguma ntumbaze nese ko nawe wigeze ampanira ko ntatangaje ibyagumaguma so ntabwo umunyamakuru yahanirwa kudatangaza inkuru hari ibintu uzana hari ibintu abantu bazana ukareba erezuma nyine umushinjacyaha nawe ntiyajyana ikintu mu rukiko azi ko atatsinda niyo mpamvu yahinduye inyito yabonye navuga kudatangaza baramukubitira hareba inzega bayibambe bari kumumera nabi so rero ngo niba yageze mu rukiko inyito y'icyaha yabaze guhinduka ubwo bazagigana n'icyo umwavoka washake zagiye hamya ukangisha gusebanya
kangisha gusebanya bareba iryo tegeko icyo rivuga, gusebanya sekwa, ibintu nk'ibyo nta madefinisiyo hari ni mu mategeko. Ariko nimbona akanya izo manza zombi butaha nuko nzaba ndi mu kazi, ariko nakabaye nzazizamo kuko urwayongwe n'urwenya gusa.